Imana yacu itugirire neza. Ndabashuhuje rero, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Tugiye kuganira ku ngingo, ni ibintu bitatu tugiye kuganiraho ariko ndi kwifuza ko tubikora mu byiciro bitatu. Ikintu tugiye kuganiraho ni ikibazo abantu twese tujya twibazaho, twibaza ngo ese kubera iki abantu twari twizeye badutenguha. Umuntu wabonaga ibintu by'Imana birimo cyane wajya kubona ukabona araguye, ukabona yivanze mu byaha, ukabona mbega ibyo kwizera arabiritse abishingutsemo, kandi mu by'ukuri wabonaga birimo neza ndetse yabimazemo igihe kinini, wabonaga ari icyitegererezo, wabonaga ari umuntu wagisha inama, ariko wajya kubona ukabona arabiretse yabivuyemo. Ese bigenda biti? Biterwa n'iki? Ni ibintu bitatu rero turi buganireho, turebe. Nabigereranyije nk'imisozi itatu tunyuraho, tuzamuka tukongera tukamanuka, idukingiriza igatuma tutabasha kureba ubwami bw'Imana. Hanyuma rimwe na rimwe iyo misozi bamwe bakayigwaho. Iyo misozi rero niyo ibyo bintu bitatu nagereranyije n'imisozi nibyo tugiye kuganiraho. Ndakurarika kugira ngo ukurikirane kino kiganiro. Mbere y'uko dutangira rero, reka dusenge Imana kugira ngo Imana ibane natwe, hanyuma dukomeze dusome n'ijambo ry'Imana, turebe icyo Bibiliya ibivugaho. Imana yacu itugirire neza. Turagushimiye nyakubahwa Imana, tugushimiye ko twemereye kubw'uyu mwanya uduhaye kugira ngo tuganire ijambo ryawe, no guhugurana no gukomezanya, kugira ngo Uwiteka dukomeze kwirimbisha, dukomeze kwitegura, kuko tutazi umunsi cyangwa igihe Umwami Yesu azagarukira. Niyo mpamvu twinjiza kugira ngo bane natwe muri iki kiganiro. Imbaraga zawe zibane natwe, twigishe, kandi nsengera buri muntu wese ugiye gukurikirana kino kiganiro kugira ngo ubane nawe, umugirire neza, mukomeze mwami ubusobanuro twebwe tutamuha, wowe ubumuhe kuko ushoboye byose. Urakoze, wabana natwe, turakwiringiye mu izina rya Yesu musabye nizeye, urakoze, amen. Ikintu cya mbere numva nshaka ko tuvugaho kiba imbogamizi, gituma umuntu twari twizeye abivamo akabireka, kandi nyamara yari umuntu twizera, tubona twasaba inama, mbega wa muntu wari ubirimo bya nyabyo, buri wese abibona akamutangira ubuhamya. Ikintu cya mbere gituma abantu bagwa bakabivamo ni umusozi witwa ibigeragezo, cyangwa se ni ikintu bita ibigeragezo. Icyo nicyo cya mbere kibitera. Tugiye kubiganiraho rero. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Haravuga ngo urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino, ibice 10 umurongo wa mbere. Haravuga ngo, bene data, sinshaka ko mutamenya yuko basogokuruza bose bari munsi ya cya gicu, kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanije, bose bakabatirizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na Mose. Bose bagasangira byo kurya by'umwuka na byo kunywa by'umwuka, kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Ariko abenshi muri bo Imana ntiyabashimye, nicyo cyatumye barimbukira mu butayu. Ariko ibyo byababereyeho kugira ngo bitubere akabarore, ngo tutifuza ibibi nk'uko bo babyifuje. Nuko rero ntimugasenge ibishushanyo nk'uko bamwe bo muri bo babisengaga.
nk'uko byanditswe ngo abantu bicajwe no kurya no kunywa bahagurutswa no gukina, kandi ntimugasambane nk'uko bamwe bo muri bo basambanaga, bigatuma hapfa abantu inzovu 2,300 ku munsi umwe. Kandi ntimukagerageze umwami wacu nk'uko bamwe bo muri bo bamugerageje bakicwa n'inzoka. Ntimukivovote nk'uko bamwe bo muri bo bivovose bakicwa n'umurimbuzi. Ibyo byababereyeho kutubera akabarore, kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasohoreweho n'imperuka y'iki gihe. Mana yacu itugirire neza. Ahangaha niho nifuzaga ko tuganira, ariko nashatse ko ntahera kuri uyu murongo wa 13, cyangwa se hano kuri sinifuje ko nahera kuri 12 gusa. Nasomye no haruguru kugira ngo tubashe kumva umwimerere neza w'ijambo. 12 aravuga ngo, nuko rero wibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari urusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikigerageza izabacira akanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Imana yacu itugirire neza. Ijambo nashaka ko tuganiraho ni ukubabwira ko ikigeragezo ni rusange. Nta kigeragezo kitari rusange mu bantu. Ibigeragezo, umusozi w'ikigeragezo buri uwo ari we wese uri ku isi ahura n'ibigeragezo, ariko uburyo tubyitwaramo mu buryo bugize gute butandukanye. Bamwe ibigeragezo birabahitana bakabigwamo, bakibagirwa inzira batangiye yo kwizera umwami Yesu, bakayivamo bakigira mu bibanezeza, cyangwa se bakicira inzira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibigeragezo rero ni byinshi ntitwabirondora. Hari ikigeragezo cy'uburwayi, umuntu ashobora guhura n'uburwayi bukamubera ikigeragezo, bukaba bwamukura ku mwami Yesu, akiheba akigunga. Umuntu ashobora kugira urushako rubi narwo rukamubera ikigeragezo, bikarangira ibyo gukurikira umwami Yesu avuze ati Imana nta kintu yamariye akayivaho, neza ibyo gusenga akabyihorera akabireka kubera urushako rubi. Ibyo ni ibintu tugenda tubona mu buzima, uko bwije n'uko bukeye tugenda tubona. Ariko nyamara hari n'abagize urwo rushako rubi babashije kubihagararamo, bakabigumamo, bakabishikamamo. Ibyo se babigenjeje bate? Byagenze bite? Nagira ngo umenyeshe ko ikigeragezo, nta kigeragezo gishya. Icyakubayeho gishobora kuba cyarabaye no kuri mugenzi wawe, no ku muturanyi, ndetse n'utazi bishobora kuba byaramubayeho. Rero nta rwitwazo ruhari rwo kuvuga ngo Imana nyivuyeho. Yewe ndagira ngo umenyeshe ko ibigeragezo na Yesu byamugezeho. Satani yaramugerageje mu butayu, ariko ntabwo yigeze akora ibyaha, ntabwo yigeze akora icyaha. Kandi ijambo ry'Imana tuvuga ngo tugere ikirenge mu cya Kristo. Imana yacu itugirire neza. Ibigeragezo ni byinshi. Abakobwa, abadamu bakunda guhura n'ikigeragezo cyitwa, munyihanganire kubivuga, ikigeragezo cyitwa guteretwa. Iyo hari igihe bateretwa cyane, bikabaviramo ikigeragezo. Iyo bagize ishaba barabimenya, hari n'igihe batabimenya ko ari ikigeragezo bafite. Nanone bikaza kuba ikibazo, nanone bikaza kuba ikigeragezo ageze noneho mu gihe nanone cyo kudateretwa.
nabwo iyo adateretswe ari umukobwa nabwo bihinduka ikigeragezo, kuko atangira kwibaza akavuga ati ese ubundi nzashaka umugabo gute, bizagenda gute, nabyo bikamubera ikigeragezo. Ibigeragezo ni byinshi, yewe hari n'ikigeragezo cy'ubukene. Hari ikigeragezo cy'ubukene, ugasanga umuntu ubukene nyine bwamubanye bwinshi ku buryo ashobora no kugera mu kigero cyo kuba yakwiba kugira ngo abashe kwikura muri icyo kigeragezo cy'ubukene. Yabona uburyo yakwicira inzira kugira ngo arebe ko ubukene yabuvamo, akaba yagira gute, yabikoresha. Ashobora kuba ari umushomeri, akaba yakwemera gutanga umubiri we kugira ngo akawukoresha ibyaha kugira ngo abashe kubona akazi kubera ubukene, kandi nyamara yari umukristo, yasengaga. Kuko iyo umuntu akenshi, iyo turi muri iki cyiciro cy'ibigeragezo, iyo umuntu ari mu bigeragezo byamugose, byamurembeje, agira umwanya munini wo kwegera Imana no gusenga, agasenga amasengesho menshi, yaba ari ayo kwiyiriza, arimo asaba ngo Imana nimurengere, agasenga cyane, akajya mu byumba, akajya mu mazi, akajya mu butayu, mbega aba afite umwanya uhagije wo kwegera Imana agasenga. Yewe aragerageza mu gihe icyo ari cyo cyose, ariko umwanya ukaboneka wo gusenga, akegera Imana agasenga. Iyo umuntu afite ibibazo, agira umwanya munini wo kugira gute, wo kwegera Imana agasenga cyane. Ariko asenga cyane yiteze ko ari busubizwe, akabona umwaka umwe urashize nta gisubizo, ibiri irashize nta gisubizo, atangira kwicira inzira, agaca mu nzira idakwiriye, ugasanga bya bindi twari twiteze kuri we, umuntu ugasanga ahise adukoza isoni. Ugasanga niba ari umukobwa, ugasanga ukajya kumva ngo yatewe inda, ugasanga niba mbega ni byinshi, ugasanga niba umuntu yari umusore, ugasanga yagiye gukora ibintu bitemewe n'amategeko, yatangiye gukora ibintu by'ibyaha bitemewe n'amategeko, ugasanga nyine ari gufatirwa mu bintu bidafatika. Ugasanga nk'umuntu mukuru, ugasanga Imana yacu turigirire neza, reka twe kubyinjiramo iby'ibyaha, reka twe kubyinjiramo. Ariko turabibona uko bwije n'uko bukeye, turabibona. Ugasanga umuntu twari tumwizeye ariko abivuyemo, arabiretse. Yari umuririmbyi, yasengaga, yitangaga, yari intangarugero, ariko ugasanga kubera ibigeragezo byamujeho, ugasanga isi iramujyanye, isi iramurundurukanye, isi iramurenganye, turamubuze. Ibibazo nyine bikaba ibibazo, itorero rikagirwaho n'umugayo n'igisebo kubw'uwo muntu wabivuyemo. Ariko mu by'ukuri ukurikiranye impamvu yabivuyemo, ugasanga ananiwe kwihanganira ibigeragezo. Imana yacu rero idutabare, kandi Imana yacu iturengere. Nagira ngo mubwire rero mwene data, n'ubwo ibyo bihari, nta kigeragezo kitari rusange mu bantu. Abisiraheli banyuze mu butayu, bagiye babona Imana yabagaburiye manu, Imana yabahaye amazi, bahuye n'ikigeragezo cy'inyota, Imana ikubita urutare, banywa amazi yo mu rutare. Bahuye n'ikigeragezo cy'uko abanyegiputa bari babakurikiye, Imana ibacira inzira, baca mu butayu, baca ahantu humutse. Mbega mu kigeragezo tugenda tubonamo ubushobozi, tugenda tubonamo imbaraga z'Imana. Dusoza rero, ni iki cyatuma ubasha kurenga uyu musozi, kigatuma ubasha kurenga uyu musozi witwa ibigeragezo, kugira ngo utawugwamo? Kuko tumaze kubona ko abantu benshi bawugwamo, tuvuge
niba ari ikigeragezo cyo guteretwa, tuvuge nk'uko twari twabivuze mbere, niba ari umukobwa iyo atabashije kubicunga neza, hari igihe ayoba akanyura mu nzira itariyo, ugasanga umuntu w'umukobwa ari guteretwa n'umuntu w'umugabo ufite urugo, ugasanga amwiciye ejo hazaza, usibye n'ubukristo bwe n'ejo hazaza he arahisha, amuteye inda kandi afite urugo. ubwo urumva ntiyamushaka, nta kintu yamumarira, amubereye imfura yakwandikisha uwo mwana, ubuzima bwe burangirika muri rusange, ariko n'agakiza muri we nako karangirika, kubera atabashije kubijera neza, atabashije kubicunga. Icyo nacyo kikaba ikigeragezo. Niba ashatse urushako rukamubera rubi, iyo atitonze ngo amenye icyo yakora, yegera Imana, biza kurangira urugo rusenyutse, ubuzima bwe bukangirika, cyangwa se akaba yanakoreramo ibyaha bakaba banamufunga. Niba nk'uko twabivuze, niba ari ubukene, ugasanga umuntu yari umukristo ariko anyuze mu nzira z'ubusamo kugira ngo abashe kwivana mu bukene, anyuze mu nzira zigize ibyaha, agakora ibyaha kugira ngo abashe kuva hehe? Kuva mu bukene. Ibyo ni byinshi, ibigeragezo ni byinshi. Iyo umusozi w'ibigeragezo ni umusozi ukomeye, kandi buri muntu uwo ari we wese abasha kugira gute? Kubinyuramo. Nta hantu wabikwepera, niko isi imeze. Niba ari uburwayi, ntiwavuga ngo uri mu isi ngo ntuzarwara, ariko uburyo ki witwaye mu burwayi bwawe nabwo ni ikindi. Hari imyanzuro ijya ifatwa mu burwayi, imyanzuro itari myiza, abantu bakajya mu bigirwamana, abantu bakajya kuraguza, kubera barwaye akajya kuraguza kugira ngo abashe gukira. Ibyo nayo ni inzira idakwiriye umukristo ugana mu gihugu cyo mu ijuru. Hari Imana iriho, hari Imana irakiza, hari uburyo bwinshi wanyuramo kugira ngo ubashe kubona ubuvuzi. Wajya kwa muganga, wasenga, ariko utanyuze mu buryo bwo kugira gute? Bwo gukora ibyaha. Imana yacu itugirire neza. Hanyuma rero ni iki twakora kugira ngo tubashe kurenga uyu musozi, kugira ngo tubashe kurenga ibi bihe, kugira ngo tubashe kunyura muri ibi bigeragezo? Icya mbere, ijambo ry'Imana mu Befeso ibice 6, umurongo w'10 niwo hatubwira gutwara intwaro zose z'Imana. Icya mbere ni ugutwara intwaro zose z'Imana kugira ngo ubashe gukomera ku munsi mubi, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ikindi cyoroshye cyane, kuba hafi y'Imana. Iyo uri hafi y'Imana bikurinda gukora ibibi, ariko iyo uri kure y'Imana uba uri hafi y'ibibi. Reka tubyumve neza. Hafi y'Imana, kure y'ibibi. Kure y'Imana, hafi y'ibibi. Nuko bimeze, formule niyo. Niba ushaka kugira ngo ibyaha bibe kure yawe, nuko urushaho kwegera Imana. Wasenga, wasoma ibitabo bya Bibiliya, wakwegera Imana mu buryo bushoboka ubwo ari bwo bwose, ukongera ibihe byo gusenga, ukegera Imana, kuko nta yandi mahitamo. Nutegera Imana, ibibi byo bizakwegera. Imana yacu itugirire neza. Ikindi nuko dukwiye kumenya ko nta kintu na kimwe dushobora kwiha ubwacu tutagihawe n'Uwiteka. Niko ijambo ry'Imana ritubwira mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ni ibice 3 umurongo wa 27. Niho hatubwira ngo, Yohana arabasubiza ati, ntacyo umuntu ashobora kwiha ubwe keretse agihawe
kivuye mu ijuru. Imana yacu tugirire neza. Icyambere ugomba gutumbira Kristo. Ukwiye gutumbira Kristo, ugatumbira Imana, ukamenya ko muri wowe ukabanza ukabyumva neza. Ukwiye kubanza ukabyumva neza muri wowe, ukabanza ukabitekerezaho, ukamenya ko nta kintu na kimwe ushobora wowe ubwawe kubona kidaturutse mu ijuru. Nta n'ikintu ushobora kwiha kidaturutse mu ijuru. Ushaka kuvuga ngo ni imbaraga zawe n'iki, ariko mu by'ukuri nta kintu na kimwe ushobora kubona kidaturutse mu ijuru. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ndabashimiye rero ko mukurikiye uno mwanya, mukurikiye kino kiganiro. Mbararikiye kuzakurikira izindi video zikurikiyeho, tuvuge n'ikindi cya kabiri, tuzakora n'icya gatatu, turebe ni ibihe bintu bitubera imbogamizi, nihe misozi itubera imbogamizi muri uru rugendo, twabyitwaramo gute, byagenda bite. Ariko ibigeragezo, gahunda nta yindi ni ukwegera Imana, kuko ibigeragezo ni rusange. Hari ababinyuramo bakabinesha, nawe rero wabinesha, kandi abazanesha ngo nibo bazambikwa ikamba ry'ubugingo. Imana yacu tugirire neza, kandi Imana izabiturindiramo. Ijambo ry'Imana mu Bakorinto niko ryatubwiye, Imana izabiturindiramo. Ntabwo izemera ko uhabwa ikigeragezo kikurusha ubushobozi, ahubwo Imana izagucira akanzu kugira ngo ubashe kukihanganira. Imana yacu tugirire neza. Ubwo mbararikiye kuzakurikirana ikindi kiganiro kivuga wundi musozi abantu dukwiye kwitondera kugira ngo tubashe gusingira icyo Kristo yadufatiye. Yesu aduhana umugisha. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Murakoze. Shalom shalom. Turagushimiye nyakubahwa Imana, tugushimiye kubw'uyu mwanya uduhaye, tugushimiye ko nyakubahwa Imana ubanye natwe muri iki kiganiro. Nyemerera rero ukomeze kwambika imbaraga buri muntu uwo ari we wese. Ibigeragezo ni byinshi, biraturembeje, biratugora. Mwami, tunyura hirya tukanyura hino tukumva biraturembeje. Yobu yahuye n'ibigeragezo biramugora, inshuti zimuvaho, abavandimwe bamuvaho, umudamu amuvaho, ariko yakomeje kukwizera. Aravuga ngo nzarinda apfa ntikuyeho kuba inyangamugayo. Ndakwinjiza kugira ngo buri muntu uwo ari we wese umwambike imbaraga, umuhe ibyiringiro, abashe gukomera, abashe kuvuga ashize amanga. Muri we ahiga umuhigo wo kuzakunambaho nubwo ibigeragezo byaba bimwugarije. Mwami, kugira ngo twese tuzabashe gutabarukana amahoro dutsinze kandi n'ukuri tunesheje. Urakoze rero, ngo tugirire neza, utwiteho Mwuka Wera, abane natwe tuyobore mu nzira nziza yo gukiranuka. Urakoze, ndagushimiye ko ubyumvishe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.